Andi burya kwirinda biruta kwivuza. Ese mama ntukunzwe mu kazi, business ubona uko ruhomba, uwo mwashakanye ntimwuzuzanya, baguterereje amadayimoni cyangwa se amahembe, ufite indwara yakubayeho karande. Ese wikekaho inyatsi ku buryo ifaranga ryose riguca mu myanya y'intoki, wabuze urubyaro cyangwa se umukunzi. Bityo rero wiba mbona bihita ngo isi gusigara umangamanga. Ibyo byose byabonewe igisubizo. Gana umuvuzi cy'isake agukoreho ryake, aguhindurira ubuzima. Wamuhamagara kuri nimero zikurikira arizo 078 hamwe n'umuvuzi cy'isake mbijeje ubuzima burambye kandi buzira umuze. Mbijeje ubuzima hamwe n'umuvuzi cy'isake 078 hari abantu bajye bavuga ngo nimero ziriruka. Dore ngizo niba mara kuzandika mu mbwire 598 we hari abatarazandika do 98 hamwe n'umuvuzi cy'isake mbijeje ubuzima burambye kandi buzira umuze. ubuzima burambye kandi buzira umuze. Ubwo rero hari igihe ubuzi kutameze nk'abandi ngo ko ariko nabaye se ngo inyatsi ndayihorana ngo nashatse nabi. Ibyo bintu barabivura bigakira, baragukoraho ryake. Nimero telefone rero mwayibonye. Ubwo nta kintu muzambaza, sibo mbakoreye umuti nujyeho bigacamo muzajye mungura ariko n'agafanta muvuge muti savimbi waturwanyeho ku buryo ifaranga ryose nyamara urubyaro cyangwa se ngo dudu mubyita it's a ni igiciro mugomba kutwishyura for having our son. kuko noneho ubu ndagiye pe